Reka mbasuhuze mbifuriza umugisha w'Imana mwe mudukurikirana kuri Rekabu TV aho muherereye, waba uri muri Amerika, uri muri Burayi, muri Europe, uri muri Afurika, mu Rwanda ndetse n'ahandi. Reka mbifurize umugisha w'Imana. Wowe utari wakora subscribe nukande subscribe, hanyuma dufashe kuzamura iyi channel kandi ukore share kuri iyi link uyisangize n'abandi kugira ngo udufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nitwa Mbabazi nk'ibisanzwe, tuje muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Nkuzaniye impamba y'umunsi, aho uri hose iri jambo uryakire nk'impamba. Ndimo ndasenga, Imana yampaye iri jambo, irambwira ngo nguhereze iri jambo rikubera impamba. Oshala kotasi ni my dome efodre. Aho uri hose wumve ko iri jambo ari impamba Imana yampaye ngo ngere nawe dusangire. Ni impamba yanjye nawe. Impamba abantu batasobanukiye, impamba ni ibintu ushobora kwitwaza ku rugendo runaka, ushobora kuba byagufasha mu mibereho. Ushobora gutwara amazi ukavuga ati ndi ku rugendo, inyota niza ndanywa amazi. Ushobora gutwara juice, ushobora gutwara ibyo kurya uri mu rugendo. Ibyo nibyo bita impamba. Twifashije ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umwe mu bahanuzi batoya babayeho muri Bibiliya. Mika ibice 4, turasoma ku murongo wa 11, hama dusome n'umurongo wa 12, tuze gusenga Imana. Ijambo riravuze ngo ubu amahanga menshi ateraniye kugutera. Aravuga ati Isiyoni nihangizwe, amaso yacu arebe ibi tuhifuriza. 12, ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza. Aha niho nagendereye cyane. Ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza, kandi ntibumva imigambi ye, yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Imana ishimwe. Ndasubiramo, Mika ibice 4, umurongo wa 11 n'uwa 12, ariko nagendereye cyane umurongo wa 12. Ubu amahanga menshi ateraniye kugutera. Aravuga ngo aravuga ati Isiyoni nihangizwe, amaso yacu arebe ibi tuhifuriza. Ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza, kandi ntibumva n'imigambi ye, yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Tangiye nkubwira ngo iyi ni impamba Imana yari impaye ngo ngwe mu Kristo unyumva, uri mu rugendo ruja mu ijuru. Debo onema, mama, papa, mushiki wanje, murumuna wanje, dore impamba nguhaye muri aya masaha. Imana impaye nje nawe ngo dusangire. Ntabwo abanzi bawe ntabwo bazi ibyo Uwiteka gutekerezaho. Ubu amahanga menshi ateraniye kugutera. Aravuga ati Isiyoni nihangizwe, amaso yacu arebe ibi tubifuriza. Hari abantu bahagaze ngo bazarebe kuzamwara. Hari abantu bahagaze ngo bazarebe kuzaseba. Muri rwa rubanza hari abantu biteze kuzatsindwa, bari kuvuga ngo ene modrere, amaso yabo ngo azarebe ibyo bagambiriye ku buzima bwabo. Uyu muntu aravuga ngo amahanga menshi, abantu bakwanga bashobora kuba amahanga, abarozi bakugendaho bashobora kuba amahanga, babandi bakurwanya mu kazi bashobora kuba amahanga. Dobi ene kodrere enefo. Imana ishimwe. Babandi bakwanga, ya miryango mutumvikana ishobora kuba amahanga. Umva ukuntu Bibiliya ivuze, iravuze ngo amahanga menshi ateraniye kugutera. Aravuga ati Isiyoni nihangizwe, kanaka namware. Aha handitse ngo Isiyoni havane ushyireho izina ryawe, runaka niyangizwe, hanyuma amaso yacu azarebe ibi tumwifuriza. 12 hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana itanze. Haravuze ngo ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza. Tapo onema. Imana ishimwe. Ndahanurira ubuzima bwawe, ntabwo abarozi bazi ibyo Uwiteka atekereza. Ndahanurira imibereho yawe, ntabwo abantu bakwanga bazi ibyo Imana igutekerezaho. Nubwo mu kazi bakurwanya, ariko ntabwo bazi ibyo Uwiteka atekereza. Nubwo muri famiye bakwanze, ariko ntabwo bazi ibyo Uwiteka
takosala elobe. Amahanga menshi yarahagaze ngo akwitegereze muri rwa rubanza warezwemo. Abantu barahagaze baravuze ngo uzamwara kuri ka kazi kawe, baravuze ngo bazakwirukana kuri rya duka ryawe, baravuze ngo uzahomba zobri enema, baravuze ngo inzu yawe bazateza cyamunara, baravuze ngo ntuzigere ubyara. Ariko umva itangazo, umva impamba Imana iguhaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muhanuzi witwa Mika araguhanuriye, aravuze ngo ntabwo bazi ibyo Uwiteka gutekerezaho, ntabwo bazi ibyo Uwiteka atekereza. Bibiliya ijambo ry'Imana muri Elobrere Yeremiya haravuga ngo reka nzi ibyo Edore, nzi ibyo nibwira nzabagirira, n'ibyiza ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbare mu mutima. Umva nkubwire, hari ibyo Imana igutekerezaho, kandi ibyo Imana igutekerezaho ni byiza ntabwo ari ibibi. Haleluya, haleluya, haleluya. Etakos erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, niko Imana yabwiye Yeremiya ngo abwire abantu. Hari ibyo Imana yibwira izatugirira. Halobikosi edrome, abarozi bafite ibyo bibwira bakugirira, ariko n'Imana iri mu ijuru ifite ibyo yibwira izakugirira. Abakugambanira hari ibyo bibwiye, ariko Imana iri mu ijuru hari ibyo itekereza. Abantu bakurwanya mu kazi hari ibyo bibwira, ariko ntabwo bazi icyo Imana itekereza ku buzima bwawe. Umva icyo Imana igutekerezaho, biravuga ngo ni byiza ntabwo ari tasope konema. Nubwo ukodesha, ariko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Nubwo uhembwa make, umugambi w'Imana ni ku buzima bwawe. Imana izakuzamura. Nubwo utize, ariko Imana izakugirira neza. Nubwo nta mafaranga, ariko Imana izayatanga. Halobikosi erega mfite ibyo nibwira nzabagirira, n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Ndagira ngo dusengane Imana muri iyi mpamba. Ayasika enore, urakoze Yesu. Bibiliya iravuze ngo ubu amahanga menshi arahagurutse ngo agutere. Tekosika, mu miryango barahagaze barakujugunye, aho uvuka baragutaye, aho ushakiye barakwanze, aho washatse nta jambo ufite. Rebone egodrere, amaso yabo arahagaze ngo barebe ibibi bakwifurije, ariko ntabwo bazi icyo Uwiteka gutekera. Iri jambo rirangiye, ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza ku buzima bwawe, ntibabizi. Kuko iyo bakimenya bari buguhitane, iyo bakimenya wari gupfa. Ibuka cyagiye kwa muganga urwaye, iyo bakimenya debi enema ntiwari gutaha. Cyagiye bakuruze, iyo bakimenya bwari kuguhitana. Ijambo riravuze ngo hari amahanga ku buzima bwawe, hari abantu bagambiriye inabi ku buzima bwawe, aho utuye, aho wirirwa, aho ugenda, aho ukorera. Ariko hari itangazo rivuye ku Mana riravuze ngo ntabwo bazi icyo Imana igutekerezaho. Yeremiya yaravuze ngo Imana ifite ibyo bwira izatugirira, ibyo Imana itekereza ni byiza ntabwo ari ibibi. Ubu nyumva, ongera wizere Imana. Sobikonema, Imana iguha umugisha. Taroseka, Imana iguha umugisha. Tekosika, Imana iguha umugisha. Ongera wizere Imana. Ibyo Imana igutekerezaho ni byiza ntabwo ari ibibi. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nubwo uyu munsi byakwanga, ejo bizakunda. Nubwo uyu munsi utarya, ejo uzarya. Nubwo uyu munsi utakwambara, ejo uzambara. Nubwo uri mu nkodeshanyo, ejo wabona iyawe. Biravuga ngo haracari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa, kizongera gishibuke nta kabuza. Haleluya, 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 haleluya. Jekosi enema, reka dusangire ijambo. Iyi ni impamvu igusunike mu masengesho yawe. Umenye ngo hari ibyo Imana igutekerezaho.
nubwo abantu bakujugunye, nubwo ubona isi yakwanze, nubwo nta mpuhwe abantu bagufitiye, ariko ndatangaza ko hari icyo Imana igutekerezaho. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndagira ngo usengere Imana. Ntabwo nzi ahantu uherereye, ntabwo nzi ikibazo ufite, ariko hari icyo Imana itekereza. Ezo onekodere, ntabwo nzi uburwayi ufite, ariko iyi ndwara igiye kugenda. Hari abantu bavuze ngo iyo ndwara izakwica, ariko si wo mugambi w'Imana. Imana iravuze ngo uzakira. Dekos enome, hari abavuze ngo ntuzabyara, ariko ku mugambi w'Imana uzabyara mu izina rya Yesu, uzaheka mu izina rya Yesu. Hari abavuze ngo uzagwa mu bukode, ku mugambi w'Imana elado piko uzabona iyawe. Imana iravuze ngo hari icyo gutekerezaho, kandi iby'Imana igutekerezaho ni byiza. Ntabwo takosere ebo, ntabwo ari bibi, ni byiza. Umuririmbyi yaravuze ngo ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Ntawe uzagushobora, Imana muri kumwe. Ntawe uzaguhangara, Imana muri kumwe. Komeza wizere Imana. Biravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze, ntimugacogore, kandi ntimugahweme, kugeza igihe Uwiteka azagarura ihumure mu bantu be. Nawe ntugacike intege, komeza usenge Imana. Alo bekosika, indirimbo iravuga ngo komeza usenga Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwirengagiza oyaye. Yipfukamira uyisenge, uyibwire ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Imana izasubiza amasengesho. Komeza usenga Imana, bakurwanya usenge, mu kazi byanga usenge, bakwirukana usenge, Minerivari burusenge, ubukode burusenge. Siko bizahora kuba mutegereje, ntawe uzakorwa n'isoni, kereka bazamutera umugongo. Abazi Imana yabo, niko Daniyeli yavuze, bazakomera nubwo intambara zabaho. Komeza ukomere nubwo ibyago byaba. Atopikosika, komera ukomere. Umva impundu ziravuze ngo aranesheje, inyenyeri yawe igiye kwaka, ubutabazi bwawe bwabonetse, inyenyeri yawe yatse. Impundu ziravuze, ndabona Imana ikugirira neza, ndabona Imana ikwibuka, ndabona Imana igutaba. Tabekosi enoma sharobere, ngo uburwayi buzarangira, iyo karande izarangira, ubukene buzarangira, ubushomeri buzarangira. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Elabikosika, turagushimiye Mana, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Njye n'abankurikiye kuri Rekabu TV, uri Imana y'ubushobozi bwinshi, uri Imana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo tugusaba. Ukora ibyo abantu bagusabye, ukanakora ibyo batagusabye. Uri Imana ibasha, uri Imana ishoboye, uri Imana yihagije. Ntabwo uvuga ibinyoma, uvuga ibyo uzakora. Uravuze ngo ntabwo amahanga azi ibyo dutekerezaho, uravuze ngo ntabwo abantu bazi ibyo tubwirira. Uravuze Tabekosika, turagushimiye kutemeye ko Satani yavugiriza impundu kunesha. Urakoze kandi kubw'aba bantu, adobe enema, umwuka wawe agumane nabo. Turagushimiye kubaye Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikwimpane, Imana ikwimpane, Imana igutambutse umunsi mubi, Imana ikurenze iminsi mibi kuri imbere. Nekosi edrome, ushobora kuba uri Burayi ariko ufite iminsi mibi, ushobora kuba uri muri Europe ufite iminsi, waba uri muri Afurika. Ahantu hose umuntu yagira iminsi mibi, aho uri umva byagucanze, ugirira Imana icizere, haracyari ibyiringiro. Abantu nubwo bakurwanya, nubwo Satani aguhiga, ariko ntabwo bazi ibyo Uwiteka gutekerezaho, kandi iby'Imana igutekerezaho ni byiza. Ntabwo arere. Imana iguha umugisha, hanyuma usangiza abantu iri jambo ry'Imana, ukoreshe usharinge iyi link, uyisangiza abantu mu magroupe, mu mashuti bawe, ubasangiza iri jambo ry'Imana, iyi mpamba y'umunsi. Hanyuma ukore subscribe utarayikora, tugiye tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibaha